mbwira abantu nkabwira nti kuba ndiho si uko habuze abashaka kompfa, kuba ntarapfuye si uko babuze uburyo bwo kunyica, nuko Imana itashatse kumva. Amen. Umunsi nzapfa uzamenye ko ari Imana yampamagaye, ntabwo ari umwana w'umuntu uzaba wanyishe, niyo yabigambirira, kuko hari benshi babigambiriye ntibyakunda. Mugenzi wawe bisobanuye iki? Iri ni ijambo rikomeye, kuko abantu benshi bavuze gukunda mugenzi wawe barishyiriraho imipaka, bakabigira ibintu by'amarangamutima birangwa n'ibindi by'amarangamutima. Ariko gukunda mugenzi wawe bitangiriramo imbere muri wowe, kuko burya gukunda mbere na mbere birabanza bikaba wowe. Ndaje mbisobanure neza. Yesu yigisha abigishwa be, yabahaye ibintu bibiri. Arababwira ngo mukundane nk'uko nabakunze, sibyo? Ahandi aravuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Bivuga ngo mbere yo gukunda banza ujye muri wowe, urebe niba ufite umutima, ubushake ndetse n'ubushobozi bwo gukunda. Ko buriya hariho abantu badashobora gukunda, kuko umuntu utarigeze yikunda, umuntu wishidikanyaho, biramugora gukunda abandi, kuko iteka ryose yibona nk'umuntu abandi batemera, batakira, bikamugora nawe gukunda abandi. Rero Yesu aravuga ngo ubanze wikunde wowe ubwawe. Rero bivuze ngo urukundo rugaragarira kuki? Biheramo imbere, ko turaza kugera no ku zindi nivo, ariko reka mbanze mpera aho ngaho, kuko urukundo rw'Imana ho hariya muri kiriya gice wari umaze kudusomera, uriya murongo nanjye nabuze ndibuze no kuvugaho. Aravuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Urumva ushatse kuvuga gukunda wahera ku kuba. Imana iravuga ngo jewe muri je muri kamere yanjye in and out, imbere n'inyuma ndi urukundo. Hanyuma aringiza akavuga ngo namwe mu abana banjye mu urukundo, ibindi bisigaye byose ukora bive muri uwo uriwe, kuko buriya mu buryo bw'Imana icyo turi cyo kibanziriza ibyo dukora, sibyo? Icyo turi cyo kibanziriza ibyo dukora. Uwo ndiwe mimbere niwe ugenga uwomba inyuma. Hari nubwo bivuze gutya abantu ngo biya bintu ngo ni ibintu by'ibifilozofi, ntabwo ari ibifilozofi, ahubwo nubwo tutigeze twigora ngo tubitekereze dutyo, twicara uvuge ngo ngiye kubanza jewe nirebemo imbere, muri jewe mfite kamere ikunda. Kuko Yesu yaravuze ngo niba dukunda abadukunda, ngo ibyo n'abapagani bashobora kubikora, ngo niba tuguriza bashobora kutwishyura, ibyo n'abapagani barabikora, ngo niba turamutsa bene wacu gusa, ibyo n'abapagani ntibibasaba imbaraga kubikora. So bikubwira ngo urukundo mu buryo bw'Imana rurabanza rukaba icyo ndicyo. Noneho mbirangirize kuri iki ngiki, kuko niba tuvuze ngo turi abana b'Imana, automatically tugomba kuba nka data. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mukunda abanzi banyu mubasabire umugisha, ngo nibwo muzasa na so wo mu ijuru, ngo ugushiriza imvura ababi n'abeza, akavushiriza izuba ababi n'abeza. Imana yikunda by nature, muri kamere yayo irakunda. Ntabwo igomba kubishakisha, ntigomba kubihendahenda, ntigomba kubyinginga. Ikiri cyo gituma ibyo ikora byose bibi ibyo ngibyo birangwa n'urukundo. Urakoze cyane. Ntabwo nzi niba nshuje ikibazo cyawe, kuko ikibazo wambajije cyari kigoye. Turagenda tuganira. Uravuze ngo muri kamere y'Imana, Imana ni urukundo. Ni nayo mpamvu n'ijambo ry'Imana twasomye
muri Yohana wa mbere igice cya 4:8 ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Yego. Aho n'ubundi byantera kwibaza, ariko ngira ngo mbarize n'abandi nk'abakristo, ni gute tugaragaza urukundo mu buzima bwacu bwa buri munsi? Okay. Mu buzima bwa buri munsi buriya urukundo dukunda abandi rutemba ruva mu rukundo twakunzwe n'Imana n'urukundo dukunda Imana. Aho ngaho niho bihera. Tubigaragaza dute? Banza ukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose. Muri urwo rukundo niho hazatemba havamo urukundo rukunda abandi, sibyo? Icyo ni kimwe. Noneho ku bandi nujya muri Bibiliya ukagenda ureba gukunda kw'Imana nako gukunda kw'abakristo Imana itegereje ku bana bayo, usanga birenze urugero. Kuko Imana irabanza ikavuga ngo ukunda ntashobora guhemukira mugenzi we. Hari Paulo yakoraga liste ndende y'imyitwarire y'abakristo, akababwira ati rero uramutse ukunda ntiwasambana n'umugore wa mugenzi wawe, uramutse ukunda ntiwakwambura mugenzi wawe, uramutse ukunda ntiwahemukira mugenzi wawe. Ubwo natangiriye muri negative, sibyo? Kuko ibyo ngibyo maze kuvuga, kwanga, guhemukira, gutuka, kugaya, gupfobya, nibyo bigaragara inyuma nk'ibimenyetso byo kudakunda, sibyo? Ariko iteka ryose Imana iravuga ngo ibyo ni ibimenyetso byo kudakunda, reka noneho mbimure mbahagarike mu rugendo rw'ibimenyetso byo gukunda. Niho uzabona Paulo yandika akavuga ngo mugirirane neza, mwikorerane imitwaro, musabirane, mutabarane, mukomezanye, muterane umwete. Uzabane inshuro muri Bibiliya mu Cyongereza bavuga each other, cyangwa mu Kinyarwanda harimo ane: gusengerana, kwikorerana imitwaro, kubabarirana. Ni iteka ryose iyo Paulo amaze kurondora ibyo Kristo yadukoreye ku musaraba, atubwira ibyo tugomba gukorera abandi, kubera ko kuba abana b'Imana biduhamagarira kugenda nk'abana b'Imana. Ikibazo ngira muri ino minsi, uhura n'umwana n'ubu ngubu mparika hariya mu muryango, naparitse ndimo kujya impaka n'umukristo ahantu, murabizi igihe ndi no kiruko kizabukuru nta bakristo nkishumbye. So iyo nshatse kuba umugome umuntu arambwira ati nkabona, ariko igihe najyaga mu kiruko kizabukuru niho bimenye wabwiye pastori wawe ngo yangwerega ngo urumva ngo pastori wanjye ngo ibi ntashobora kubyitaho. Fine, wowe ufite umushumba ugushumba ntashobora kukwitaho, none jewe utanagushumbye nshobora kukwitaho kubera iki? Muri kino gihe uvugana n'umukristo akakubwira ati ubu abantu babaye banyamwigendaho, sibyo? Ngira ngo umunyisho tuza kubona turaza kubibona yuko kimwe mu bintu byica urukundo ni ukwihugiraho, kuba nyabwingendaho, nkamenya ibibazo byanjye, ibitandeba ntibibe bindeba, ibibazo byawe ni ibyawe, wibinzanamo wibinzanaho, nkakora akarwa kanjye, sibyo? Nkakora akarwa kanjye nturanamo n'Imana yanjye, nkayisaba umugisha, ariko ntari butange hanze. Aha rero niho hari ikibazo gikomeye. Ariko ngira ngo kugira ngo ntabihindure inyigisho ndende, reka nkore iki giwaza ibibazo, hanyuma nzajya mu ibyo uheraho kugira ngo ubone uko waza ibibazo. Aha nanone umuntu yakwibaza ngo ngendeye ku byo muvuze, kubera ko ijambo ry'Imana ridusaba gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, kandi ukaba wavuze ko tugomba no kubanza koko natwe kugira ya kamere y'urukundo. Ikibazo narimbajije uburyo tubigaragaza nk'abakristo, ubwo ndi kugira ngo ndusheho kubyumvikanisha nabo babyumve, nuko tugomba no kwerera abandi imbuto dutabarana kandi dufashanya. Yego, nk'uko wari ubivuze. Ariko tutarajya nanone mu kindi gice cy'ikiganiro, ngira ngo nyujijemo amaso urabona ko dufitemo urubyiruko rwinshi cyane. Ndabona urubyiruko bitabiriye. Urubyiruko mwakwihaye amashyi menshi ra. Urubyiruko aha ndagira ngo wenda tudakomeza mu buryo bw'iyobokamana cyane, ariko uru rukundo tuvuga rwa Gikristo rutandukaniye he n'uru rukundo rundi? Nuruhe? Rwo rubyiruko, urukundo rwo hanze mu buryo
bushobora kuba wenda bwatuma badakora ibijyanye n'ijambo ry'Imana. Ndi kugira ngo dufashe abato kumva. Biriya byo hanze rero akenshi dufata ibyaha tukabibatiza. Ngo rimwe padiri yashakaga kurya inyama mu gisibo, kandi ubundi burya muri Gatolika mu gisibo ntibarya inyama. Noneho abwira umukozi aramubwira ati uyu munsi wajye yasake. Aramubwira ati se padiri wibagiwe ko turi mu gisibo, nimbaga isake ntuba ugiye kurya inyama? Aramubwira ati harya witwa nde? Ati nitwa Habimana. Ati rindi witwa nde? Ati nitwa Petero. Ninde wari kwise? Ati ni padiri. Ati zana isake nyitira irindi zina hanyuma tuyirye. Arayibatiza yita imboga, hanyuma barayirya. Rero urubyiruko ibyo numo kumbwira ngo by'urukundo, ruriya rukundo rw'urubyiruko runabateza n'ibibazo, ntabwo ari urukundo. Oya, umuntu arifata ari umusore kaza akabwira umukobwa ati ndagukunda, umukobwa akabyemera, bakaryamana. Already kuba uryamanye n'umukobwa atari umugore wawe ntabwo wamukunze, nawe ubwawe ntiwikunze. Mu maso y'Imana ubaye umunyabyaha, n'uwo mukobwa umwiciye ubuhamya abaye umunyabyaha. Nta rukundo rurimo. Bwo none ndavuga nka babanda sinatangiye nkubwira ngo urukundo rutangirira mu kuba. Yego. So iyo ndi umwana w'Imana, kandi ibintu bikubwira giye ngira umugisha, ibintu byinshi mvuga mba mbifitiye ubuhamya. Nakijijwe ndi umupagani. Umugisha ngira nuko abenshi turi hano twakijijwe twari abapagani, na bishop yari umupagani. Ubwo buhamya niwe ujye ubwitangira. Rero biba byiza iyo turi abayobozi twarigeze kuba abapagani, kuko iyo mbwiye umuntu ngo ibi ni ubupagani mba nzi ibyo mvuga. Ntabwo uzangisha impaka ngo ubwire ngo si ubupagani, kuko nkubwira ngo iyo si y'abapagani nayibayemo. Kandi mwereke ko bikora. Jewe maze gukizwa nakijwe nari umupagani wavure wa wundi, ntabwo nigeze mba umusinzi. Naba nibeshyeye, nanywaga inzoga, ariko kuko nari umwatlete nari mfite discipline yo kunywa inzoga zitarenze urugero ngo zinyicire performance. Ariko narazikundaga cyane cyane muri weekend iyo nta competition zabaga zihari. Mu gihe cyacu twebwe kuri university twari dufite amakipe akomeye, n'ikipe yacu ya atletisme yari ikomeye. Noneho ubundi buri muhungu wese iyo agiye gusambana n'umukobwa amubeshya ko amukunda, kandi ubu bizi ko umubeshya. Ubu bizi ko uyu mukobwa utamukunda, ahubwo ugiye kumukoresha nk'igikoresho cyawe cyo kwinezeza, ariko ntumukunda. Ikibikwereka ni ikihe? Reka ngiye mbihera ubuhamya. Nigeze gutereta umukobwa, urumva nari umupagani, nabwiye ko nari umupagani, reka njye mvuga ngo nkiri umupagani. Ubwose ageze n'ahantu arabyemera, ambaza ikibazo kimwe gihita mbireka. Arambwira ati ariko mubaza ikibazo, ati ubu nteye inda wandongora? Ndiyumvira navuga nabizire ko uyu mushinga tuwureke, iyi diri tuyicumbikishe tuyivemo, ko naramurebye none gwa mugani ubu muteye inda namurongora. Number 1 nsanga siniteguye kurongora, number 2 nsanga niyo naba niteguye kurongora suyu narongora. Namwe ntidiri tuyivemo, tuyivamo. Ibyaha byanjye rigiye ubihagaritse kubera ko ambajije ikibazo nsanga naba mubiye, ariko still mu bintu byatumye ngizwa nibyo byarimo. Kuko je nakuze mama tubwira ko umuntu uvuga ikintu kidahuye n'icyo avuga aba ari umutindi. So ukicara ngeze aho ngaho ngasanga buri munsi nibura hari aho ndimo kuba umutindi. Abana rero ibintu byo guhora ndi umutindi ndumva bindambiye, ntangira gushakisha uburyo nabivamo. Maze kubivamo rero niho Imana yampaye isomo, irambwira ngo none ubwo wabaye umwana wanjye, number 1 ujye wirinda gukinisha amarangamutima y'abakobwa, kuko nutangira gukinisha amarangamutima yabo inyuma yawe uzahasiga ibikomere utazashobora komora.
jya ubafata nka bashiki bawe, kandi Pawulo niko yandikiye Timoteyo ngo abakobwa bato ujye ubafata nka bashiki bawe, ubakunde nka bashiki bawe. Niba musengana mu rusengero umubone nka mushiki wawe, nubona agiye no kukujyana mu makosa umubwire utoye mushiki wanjye, urimo urajya tutagomba kujya. Ubu murinzi wa mwene so, byo mbigushyiriye muri pratique. Nari umusore, mwamukomeye amashyi. Ubu murinzi wa mugenzi wawe rwose nibyo urubyiruko. Ntabwo bashobora kubikomera amashyi kuko benshi muri bo bamwe ndimo ndabicira amadiri. Kuba umurinzi wa mushiki wawe cyangwa wa musaza wawe, kuko erega n'abakobwa namwe ni muri shyashya, ukavuga ngo nzaba umurinzi wa mwene data, ntabwo nzamwemerera ko tujya mu byaha kuko mukunda nk'umwana w'Imana. Imana irabinyigisha, ndabitora, ndabifata, bigenderamo. Nakijwe mfite imyaka 25, ndongora mfite 32. Urumva Imana yanshyiriyeho imyaka 7 yo guperfectinga character yanjye. Hanyuma nk'umugore, ariko narize kugenda. Kandi wumva icyo gihe cyose nakoraga mu kigo cy'abakobwa, niranwa n'abakobwa b'abarimu kazi, niranwa n'abanyeshuri b'abakobwa, ariko mbabona bamwe mbabona nk'abana banjye ko nari mwarimu, abandi nkababona nk'abashiki banjye nshinzwe. Niyo yabadakizwa ushobora kumbwira ngo ariko ngo muri abo ngabo ngo bose siko bari bene data, fine. Kuba atari mwene data ntibimpesha uburenganzira bwo gukorana ibyaha nawe ndamushinzwe. Uko niko gukunda. Uze kubisunika ugere no mu rugo naho ndakubwira ibindi. Haleluya. Mwakongeye mukamushimira nubwo yari ayibabujije. Impamvu mbigarukaho, niba mubone ikibazo nkimubaza, mwabonye ko yabanje kanitiza ijambo ku challenginga ngo uruhe rukundo, ariko murumva ko igisobanuro yatanze kiragaruka ku nyigisho y'urubyiruko kugira ngo tumenye ko turi abana b'Imana. Hanyuma urukundo turi kuvuga, dukunde bene data cyangwa se ukunde mwene so. Icya kabiri, umubere umurinzi. Uwo musengana ntaba ari wowe umugusha cyangwa se ntaba ari wowe ukugusha, umufate nka mwene so cyangwa se nka mushiki wawe. Urumva ko byari bifite ishingiro. Ahubwo nanakwibaza, kubera ko turi kuganira ku rukundo rw'abana b'Imana, kandi nayo Bibiliya dusaba gukunda mwene so. Ubundi iyo Bibiliya ivuze ngo ukunde mwene so cyangwa se ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ubundi ahangaha mugenzi wawe ninde? Ugiye kumbaza ikibazo nk'icy'abo Farisayo. Farisayo n'abanditsi bigeze kubaza Yesu batari ko ubundi mugenzi wanjye ninde? Yesu aramubwira ngo umuntu yamanutse i Yerusalemu agiye Yeriko. Deja aho ngaho yarakandagiye imisumari. Ubundi ku Muyuda kumva umuntu amanuka i Yerusalemu akagiye Yeriko, muri mu gihe cya Yosuwa Yeriko yari yaravuma. Aravuga ati umuntu uzasana Yeriko umunsi azashinga urufatiro, umwana w'imfura azapfe. Nashyiraho gate bucura bwe yinangure. Kandi hari umuntu witwa Eli yarabikoze, yubaka Yeriko, abana be barapfa, umurwa wavumwe. Umuntu avuye i Yerusalemu agiye Yeriko. Deje ubwo umufarisayo atangiye kuvuga ati yajya yabona ubundi yajyaga, ariko ageze mu nzira ngo umutambyi arazayinyuriraho. Cyamutumye yinyuriraho, dushobora kujya muri speculation tugashaka impamvu, si ibyo ndimo. Umurewa arazanyuraho. Umusamariya araza aramuterura ngo mushyira ku ndogobe ye, amujyana ahantu mu irogi, ngo arabanza aramwomora, arangije arababwira ati uyu muntu mumusigarane, muzamugaburire, muzamuvuze, fagitire n'ingaruka muzayibe. Uriya mugabo yari igiharamagara. Utekereza ubwiye umuntu ngo uzasigara urya mu irogi, uzasigara urya, yashoboraga no kwiyongeza, agomba kuba yarizeye ni kofi. Noneho yasabaza uwo mwanditsi, aramubwira ati se muri abo bose uwamubereye umugenzi we ninde? Kubera urwango abafarisayo n'abanditsi bangaga abasamariya, yanga no kumuvuga mu izina. Yashobora kuvuga ati n'uwo musamariya kuko Yesu yari yamubwiye wabikoze, aramubwira ngo n'uwo wamugiriye neza. Aramubwira ati genda nawe ujye ukora uryo. Umugenzi wanjye ninde? Ni buri muntu wese, uwo nzi n'uwo ntazi, umugenzi wanjye. Abo turi kumwe, igisubizo mwacyumvise?
wereka mbanze nongereho n'ikindi including n'abo twanga bagenzi bacu n'abatwanga kuko mu gukunda uri ahantu ubu Kristo busumbira imico yacu dusangamo. Yesu yigeze kubwira abayuda arababwira ngo ariko mwumvise bavuga ngo ukunde ugukunda wanga umwanzi wawe, none genda babwiye ngo ukunde n'umwanzi wawe umusabira umugisha we kumusabira umuvumo. So twe tugomba gukunda tukikunda tugakunda abacu tugakunda abo tuzi n'abo tutazi tugakunda n'abadakunditse ko hari abantu baba badakunditse ntacyo badutwara ariko wamureba gusa ukabona adakunditse kandi ukumva utamukunda. Dukunde n'abatakunda, dukunde n'abatadukunda, dukunde n'abadashaka gukundwa. Kubo abo izo kategori zose zirahari kuko niba turi urukundo nyine urakunda. Izuba ntirishobora kureka kumurika ngo nuko abantu wenda bisha abandi, oya rirakomeza rikamurika. Muri genocide muri 1994 niba hari umwaka u Rwanda rwagushije imvura, niba hari umwaka u Rwanda rwari rurimo ibishyimbo, ni muri 1994 hari ibishyimbo mu mirima ahantu hose wuburaga amaso ukabona ibishyimbo wagira ngo nabyo byari biterera. Kubera iki? Ntabwo imvura yaretse kugwa ngo nuko abantu 10,000 barimo gupfa buri munsi ku butaka bw'iki gihugu. Niki cyabiteye? Ijuru ni ijuru rirakomeza rikagusha imvura kuko niko riri, ntirishobora guhinduka ngo nuko abantu bahindutse. Imana ikavuga ngo namwe muse muryo. Mwakongeye mukamushimira. Tumenyereye ko umutumirwa hari ibyo tumubaza kugira ngo agire icyo abivugaho, ariko nubwo tutaragera muri uwo mwanya hari ikibazo nshaka kubaza Reverend Dr. Nathan mu gihe umutumirwa wacu mumumpere microphone. Navuze ngo munyemerere mpindureho uburyo gato, umwanya w'ibibazo turaza kugira n'ibitekerezo, ariko reka nawe nkurikije uburyo twigishijwe tubaza ikibazo kijyanye no kubaza ngo umugenzi wawe ninde, ukurikije uburyo yabisobanuye kububatse cyangwa se kubashyingiranywe cyangwa se kubashakanye, abafite abafasha cyangwa se abafite abatware. Reka ntange urugero kugira ngo wumve ikibazo. Ubu umudamu wawe ni mugenzi wawe? Niba ari yego, haguruka udusobanurire ukurikije cya kibazo twabajije ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, hanyuma dusobanurira mugenzi wacu uwo ari we. Ubwo ikibazo nkubaza, umudamu wawe ni mugenzi wawe? Ariko mumushimire ko yemeye kubazwa kandi tutabivuganye. Mwamushimiye cyane. Oya, ntabwo ayo mashyi rwose nayashimye, mwamushimiye. Umufasha wawe cyangwa se umudamu wawe ni mugenzi wawe ukurikije ijambo ry'Imana? Navuga ngo yego, nkurikije ijambo ry'Imana, cyane cyane nkurikije nuko yadusobanuriye. Duhere microphone Ale Bigirinka kugira ngo tumusabe niba nawe ari yego wabisobanuri. Wewe washingiye ku byo bavuze urabyemeje, noneho Ale reka tumusabe ibisobanuro. Niba umufasha we ari mugenzi we mu buhe buryo, nabidusobanuriye nk'umukozi w'Imana. Ndemeranya na Reverend ibyo avuze. Umufasha wanjye ni mugenzi wanjye, ndetse nakongeraho kurusha abandi bose, kubera ko niwe muntu tubana kenshi. Ntegetswe, ijambo ry'Imana ntegeka kumugirira neza. Ndamuzi, yego ritubwira nabo tutazi ko tugomba kubagirira neza, ariko noneho ndamuzi kandi tubana umunsi ku wundi, ijoro n'amanywa, dusangira byose, tubana mu buzima bwose. So ni mugenzi wanjye rwose cyane. Wow, mwamushimiye, arakoze cyane. Reka tugaruke hano imbere. Urukundo hagati y'abashakanye, abubatse, ababyeyi n'abana, cyane cyane abemera Imana, abakristo, rurangwa n'iki? Ni ikibazo
wumva cyoroshye ariko kigoye kugisubiza, kuko burya abantu babana urukundo rwabo ruramanuka rukajya muri detaye. Reka ndaza kuguha ingero zifatika. yego Bibiliya tubwira ngo bagabo ukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryishyire ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi gisa gityo. Uko niko umugabo agomba gukunda umugore we. Buriya gukunda byo mu rugo byo birenze ibyo dukora, sibyo? Gukunda byo mu rugo nabyo ni being, nk'ubu nshobora ni ukuba umugabo ukunda umugore we nk'uko Kristo akunda itorero. Bibiliya yatubwira ngo Yesu ngo ahora yicaye iburyo bw'Imana Data adusabira. Bivuga ngo atwara umugore we ku mutima, binatandukanye n'abandi bose, kuko uwe, reka ngaruke no ku kindi gishushanyo cyabaga muri Bibiliya. Umutambyi iyo yazaga imbere y'Imana, Imana yavuga ngo ajye yambara ikanzu ye, kandi uburyo bari barakoze iyo kanzu ngo ku ntugu, ku rutugu rumwe habaga amazina 6 y'ubwoko bwa Isirayeli, ku rundi rutugu hakaba andi mazina 6, ku mutima ku gituza hakabaho amazina 12. None Imana ikavuga ngo nagaragara imbere yanjye ajya aza atwaye ubwoko bwe ku mutima, sivyo? Rero umugabo we ahoza umugore we ku mutima. Impamvu umugabo umeze atyo adahimukira umugore nuko nta wundi ushobora kwicara ku ntebe y'umutima we iyo akunda nk'uko Kristo akunda. Umugore we ahora yicaye ku ntebe y'umutima we, kugira ngo undi muntu azinjiremo ntibikunda. Rero burya urukundo rwo mu rugo rwo rurenze cyane cyane urw'umugabo n'umugore. Buriya njya mbona abagabo bamwe even b'abarokore badatekereza kirokore, bakunda abana babo kuruta uko bakunda abagore babo. Ntabwo Imana yigeze integeka gukunda abana banjye kurusha umugore. As a matter of fact, reka nkwereke, nturebe iki kiganza cyanjye, uru rutoki ruriho impeta. Nta wundi muntu mu buzima bwanjye, na mama umbyara, n'abashiki banjye, n'abakuru banjye, n'abarumuna banjye, n'abana banjye, n'abo wabyaye, nta wundi muntu ufite impeta ku rutoki rwanjye uretse madamu. Bivuga ngo uyu nguyu twambaranye impeta ni prioritaire ku bantu bose. Ikikwereka rero tugarutse kuri ibyo bintu by'urukundo, mu miryango myinshi abagabo kenshi baha priorite ba nyina, kenshi ba papa ntibakunda kwivanga mu bintu byo mu rugo n'ibindi nk'ibyo. Deuxième plus hakaza barumuna babo cyangwa bashiki dongo abavandimwe babo. Kenshi ugasanga umugore yicaye ku ntebe ya 4, mbere ni ababyeyi banjye, intebe ya 2 hariho abavandimwe banjye, intebe ya 3 hariho abana banjye, umugore akicara ku ntebe ya 4. Ikibikwereka ni iki? Iyo habayeho nk'amakimbirane avuga ngo nsigira abana banjye ugende, siko bimeze. Pourtant murebe ndetse n'ahantu haba mu buswa, ubundi iyo umugabo avuga ngo nsigira abana banjye, nawe ariko uzi ko n'ibyo uvuga si byo. Uyu mugore we ashobora kuburana, nta nubwo yagomba kuburana, nta muntu ushobora kuburanya maternity. Uyu mugore atwita twaramurebaga, uyu mugore yonsa twaramurebaga. Akubwiye ati aba bana ubundi sabawe wabyemeza ute? Ariko umugabo akifata ngo nsigira abana banjye ugende. Icyo biba bishaka kuvuga ni ikintu kuvuga ngo wowe ugiye nta kibazo, nsigira abana banjye. Rero iyo logique, iyo mitekerereze usanga abapagani bo bayivuga gutyo, ariko no mu bakristo. Nkwerekeye impamvu no mu bakristo nemera ko bimera bityo. Hari ingo nyinshi z'abakristo z'abarokore banasenga
zibamo amakimbirane ashingiye kuri barumuna ba bwana cyangwa bande, ugasanga umugabo iteka ryose ahagarara mu ruhande rwa bene wabo. Ubundi muri gahunda y'Imana, Imana yaravuze ngo niyo mpamvu umugabo azasiga se na nyina akaba karamata n'umugore. Ariko kubera imico yacu kenshi tunagenderamo igasumba Bibiliya, usanga ahubwo twebwe tubakaramata n'imiryango yacu, umugore akiyomeka inyuma akitendeka. Rero urukundo rwo mu rugo rwo burya ruri serious kuruta ibyo dushobora kuvuga, kuko urukundo rwo mu rugo rwo ruhindura umuco. Reka nkongereho ikindi, gukunda abagore bacu nk'uko Kristo yakunze itorero. Ndabizi benshi muraza kundakarira ibyo ngiye kuvuga, bishyira umugore imbere ku buryo bihindura n'umuco. Kera aho twakoraga ni ahantu hitwa Rurindo. Umuntu wese uzi Rurindo ni umusozi umeze gutya. Kuzamuka Rurindo, inguni waturukaho yose, kugira ngo uzagere hejuru ku mutwe wa Rurindo ugomba kuzamuka agasozi. Noneho mwene data umwe yari wo muri kiriya gihugu cyo hakurya nyine hirya muri Kongo, ntabwo yari umunyamurenge, ntimuze kugira ngo ndimo mwebwe ntimwabikora, ndabizi yari umunyekongo. Noneho jye nari préfet des études ku kigo, tuza guhura manuka ku gasozi, bo bazamuka n'umugore we. Umugore we atwita inda, iyo umugore we yatwitaga inda ye yazaga yenda gukora ku munwa. Urabizi burya hari abagore batwita inda zikazamuka, hari n'abandi bazitwita zikaguma hano, hari n'abandi bazitwita zikajya hasi. We yari muri abandi bazitwita zikazamuka. Barimo barazamuka ku gasozi ka Rurindo, umugore yikoreye igikapu kimuruta ubunini, yikoreye n'inda, umugabo ari imbere. Turahura ubwo twari twafunguye tuvuye muri vakansi, ndeba uwo mugore ugenda igikapu, hanyuma ndareka umugabo ndamusuhuza. Umugore angeze iruhande, ndahagarara ndabanza nitinzaho gato, igikapu ndakimwambura ndakimutwaza. Umugabo ahindukiye abona ntwaye igikapu, ngize ko ndi préfet des études we, araceceka ko ntiyashatse gutongana. Turi hamwe na madamu, mbageza mu rugo. Tugeze yaramerekeza, arambwira ngo préfet, ngo buriya unkoreye ibintu bibi, ngo nkoreye ibintu bibi. Yabivugaga mu Gifaransa ngo tu m'as fait tellement mal. Ndavuga ni je t'ai fait tellement mal, ngiyewe iyo bimenya numvaga nshaka kugukubita, mba nagukubise. Uri mwene data, twarasenganaga, twari dufite groupe de prière. Ndavuga ni uri mwene data, ngo ariko muri culture yacu, ndavuga ni my friend, culture yacu umunsi wemeye kuba umurokore mu izina rya Yesu, Yesu yatwikorereye imitwaro. None Bibiliya yambwira ngo bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero. Yereka kubabwira ngo ndabizi bamwe mushobora kundakarira ibyo ndimo kubabwira, it goes against the culture. Ariko burya ubu Kristo, umuco ntabwo ari ukosora Bibiliya. Bibiliya ni ikosora umuco. Iyo tugeze ahantu tukabona imikorere y'umuco wacu ivuguruza Bibiliya, ntabwo Bibiliya ariyo dusimbura, ahubwo dusimbura wa muco tukawadabuta kuri Bibiliya. Rero niba ugenda mu nzira, umuco wanyu ukaba utakwemerera gutwara igikapu uri hamwe n'umugore, ariko ukaba uri umurokore, icyo gihe ndakubwira ngo uwo muco uvemo, utwara igikapu, umugore atwara inda kuko umukunda. Kuko Yesu yemeye kwikorera imitwaro yacu. Njya mbwira abantu nkabwira nti twe dufite umwami utwikorerera imitwaro. Abarushye n'abaremerewe muze mu nsange, ndabaruhura, munyikoreze imitwaro yanyu. None umuntu akambwira ngo mu muco wacu rero ngo nta mugabo utwara igikapu, ngo umugore we niwe ugiheka. Agire guheka inda wamuteye, agire no guheka igikapu cyuzuye imyenda yawe n'inkweto zawe niye.
icyo gihe twaramanutse tugenda tuganira nawe, numva mwene da, ndashaka kugukosora sans pitié. Biriya nabikoze kugira ngo nkwimiriye, ariko par l'humiliation nkukosore. Urumva rero rwa rukundo bavuga rwo mu rugo ruri radical, ruri revolutionary. Urukundo rwa Gikristo mu rugo ni revolution, ni impinduramatwara. Kuko icyambere ni impinduramatwara iza kumbwira ngo ndakunda umugore wanjye ngeze ahantu ari yewe umwitangira. Urabizi kenshi iyo twigisha mu biterane by'abubatsi ngo tubwira abagore ngo ugomba kwigira mwiza, ngo ukagira gute, ngo kugira ngo umugabo agukunde. Bibiliya ikavuga ngo no, ntabwo ariko bigenda. Bagabo mubanze mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itora akaryitangira, ngo kugira ngo abagore nabo bashobore kububaha. So urukundo rw'umugabo ku mugore nirwo rutera umugore guhindukira akamwubaha. Mwamushimiye nanone. That's the Bible. Turasoza amateraniro, umugabo wicaranye n'umugore namuha isakoshi ayimufashe nyamuneka. Ibyo reka tubyumve kimwe. Hari igihe abantu basigaye ngo kugira ngo berekane ko bakundana, nkubwiza ukuri, isakoshi ntabwo ibiremereye ku buryo umugore akenera umutwaza isakoshi. Kuko hari ushobora kumutwaza isakoshi atamuteruza igikapu. Ariko hari ushobora kumutwaza isakoshi atamufasha umwana mu rugo. Uzi buriya urukundo rwo mu rugo, reka nkuwa kandi kamwe hanyuma twigire ku kibazo gikurikiyeho. Tugiye ahantu gutaha ubukwe, umuntu arimo arigisha, pastori ati rero madamu, ati bya bindi mwe, umugabo ni dogiteri mu bitaro n'umugore ni dogiteri, real story yabayeho. Ati ubu ngubu iyo uri hano n'ubu uri mu bitaro uzaba uri doctor, ariko nugera mu rugo uzaba uri madamu. Icyayi cy'umugabo ugomba kukimenya. Aravuga ngeze aho ngaho ndatekereza nawe, ariko ko pastor atakosoye umunsi uyu mugore azaba atwite, yiriwe mu bitaro, yabyimbye amaguru, aratashye afite inda, kandi abagore bafite inda bagira iminaniro biterwa n'ubunini bw'inda wamuteye. Rimwe na rimwe munatera ndina nta mpuhwe mushyizemo, ugasanga wamuteye inda nini cyane. Aratashye yiriwe ahagaze mu bitaro. Narabyimaje, pastor arimo kwigisha, narabyimaje ndavuga mbega amahano, uyu mugore azataha yiriwe ahagaze mu bitaro yabyimbye ibirenge, nagera mu rugo umugabo acomeke televiziyo agereke akaguru ko kandi nk'uko nicaye, umugore ubyimbye ibirenge wikoreye indi mugera mu menyo ajye guhihibikana kugira ngo umugabo amererwe neza. Ko mu rugo haba hari umukozi, ubwo yari navuga ngo rega ngo burya ngo n'ibiryo byatetswe n'umukozi. Abarokora ibintu minsi igiye murananyobera. Umugore wanjye ananiwe, uretse ko n'ubundi biryo ye sinjya mbwira madamu ngo jya mu gikoni ngo sinarya ibiryo byatetswe n'umukozi. Ko madamu akora akazi se, wazajya ava ku kazi ananiwe mubwire ngo usubira no mu gikoni ngo kugira ngo umone kurya? Ko njya kurya muri restaurant se? Hari ubwo njya mvuga ngo madamu ugenda ujye muri restaurant ngo uteke kugira ngo ndye? Mugiye kumurika duce bugufi. Haleluya. Ibyo bintu byo kunanirana tukaruhanya, ubundi kiranga umuntu w'umurokore nyamurokore nta ruhanya. Reka urukundo rwacu rwo mu rugo rwe kuruhanya. Ariko burya inkeke yo mu rugo urayizi. Hari abagabo bagoye bategekwa n'igifu. Reka tujye ku kindi kibazo. Urakoze cyane, urakoze. Kugira ngo tuze gusigira n'abandi umwanya, ariko nk'umuntu wabaye mu nzego z'ubuyobozi bw'itorero igihe kinini, ndetse n'uyu munsi ukaba uri gufasha n'abandi, ni izihe mbogamizi ubona abakristo bahura nazo zituma batarangwa na rwa rukundo ijambo ry'Imana radusaba, cyane cyane mu isi ya none, nowadays, le monde d'aujourd'hui? Ikibazo ubona, ikibazo imbogamizi muhora muvuga ngo isi ya none, ngo isi ya none. Nta gihe na kimwe isi itabaye mu isi ya none. No mu gihe cya Yesu hari isi ya none. Hari isi ya none.
no mu gihe cyaba Paulo, ndetse igihe cyaba Paulo cyo cyari gikomeye kuruta icyacu. Cyambwira abantu ukambwira ngo muri ino minsi ngo ibintu birakomeye, nkawe ari ugeza gukubita inga. Paulo bamukubise inga 3, inga cyari cya kiboko gifite twuma ku mutwe, bagukubita inyama zikava ku mugongo. Hari wari wagukubita inga? Hari wari wagukubita inkoni 39 inshuro 5? Inshuro 5 zose bamukubita inkoni 39. Hari wari wazi gukubita? Oya. Hari wari wagutera amabuye? Iyo umuntu wambwira ngo isi ya none, ndavuga ngo iyi si ya none, umupfiki n'isi ya none. Twebwe turaba Kristo bafite umurongo tugenderamo. Isi zahinduka ariko ijambo ry'Imana ntirizahinduka. Hallelujah. Dore ikibazo rero abakristo bafite ni ikihe? Dore kiri hariya muri kariya kantu kitwa gatuti, discipleship, inyigisho tubaha. Ntabwo twekipye abakristo ngo bamenye guhangana n'isi ya none. Ntabwo twigishije abakristo ngo bamenye kubaho mu isi ihindagurika, bo badahindagurika, kuko bo bubakiye ku kidahinduka. Iri jambo Yesu yaravuze ngo isi izahinduka, ibihe bizahinduka, ariko iri jambo ryanjye ntirihinduka. So nuzafata ubuzima bwawe ukabworuganiza ushingiye kuri iri jambo, isi zakubwira ngo biremewe ko umugabo abana n'undi mugabo. Nusoma muri iri jambo rikubwire ngo ibyo ngibyo ni ikizira kuwiteka. Umuntu nakubwira atari ko buriya biremewe ko umuntu yakwirongorera undi mugabo, ngo utigewe mu bwoko bwacu bw'abana b'Imana nta mugabo urongora umugabo. Mu bwoko bwacu bw'abana b'Imana nta mugore urongora undi mugore. Uretse ko njye nibaza n'uburyo warongorana bikanshobera. Mu bwoko bwacu bw'abana b'Imana nta mugabo udivorce umugore, nta mugore udivorce umugabo. Kuko ibyo hari za kirazira zo mu bwoko bw'Imana. Ariko ikibazo kirimo ni ikihe? Ntabwo twateguriye abakristo kubaho mu isi ihindagurika ngo bayibemo bubakiye ku rutare rudahindagurika, ari rw'iri jambo, bubakiye ku ibuye rikomeza imfuruka ridahindagurika, ari ryo Yesu. Ko biratubwira ngo uko yahoze mbere na mbere na n'ubu niko ari, niko azahora iteka ryose. Niyo mpamvu ngo ni ibuye rikomeza imfuruka. Ariko iri jambo naryo Yesu akatubwira ati iri jambo ryanjye isi zahinduka, ariko nta n'inyuguti izavaho. So, iyo twubakiye muri Yesu, tugashorera imizi muri Yesu, tugasa na Yesu, tukubakira kuri iri jambo, nta si ya none dutera ikibazo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ibihe birahinduka ariko ijambo ry'Imana ryo ntabwo rihinduka. Reka nsabe protokole babe hafi, ndabona ari inkwakuzi babikoze kugira ngo twe kwiharira ijambo, kandi nabonye abantu benshi bari kwandika, hari n'abaje kubera mwebwe wenda bafite ibyo bifuza kubabaza, bishobora kuba byavuye mu byo twaganiriye cyangwa se batekereza mu buzima busanzwe. Reka dusabe abantu aho bari nka 3 muhaguruke kandi vuba. Bajye babaza ikibazo kimwe, sinshaka kwiruhiriza ubwonko. Turasaba ko uvuga izina ukabaza ikibazo. Ibyo gushima no gushimira mutubabarire, biraza kugira umwanya wabyo, hari abandi bantu babishinzwe. Izina hanyuma n'ikibazo, kandi bibaye byiza cyaba kigufi kandi ikibazo kimwe. Reka ntangire mubaza, kandi bibaye byiza ibibazo biba bijyanye n'icyo twaganiriye. ngira ngo ubaza wese arabaza ku cyo muri kuvuga. Ikibazo kiranje kiragira kiti, mwahere ku mazina. Nitwa Kagunju Bonfils Gipfizi, tuye Nairobi. Ikibazo mwabwirije muri kuganira mukoze ku kibazo cy'abashakanye. Twakuze tuzi ko gushaka ari rimwe no gushakwa ari rimwe. Yego. Tukamenya ko ubugira kabiri bari baradukanze ngo tuzoja mu ijuru. Yego. Bigeze muri no minsi biza guhinduka, tumenya ko mahitamo ya kabiri bishoboka. Aho ubu nyine
abadivorce bashingirwa kandi bagashingirwa n'uwashingiye ijyandowa ya mbere. Ikibazo kikagira ati ushaka uragenda ugakundana n'umukobwa mutaziranye washika akakunanira, watekereza kuzagumana n'uwo musaraba iteka ryose ukabona bitazoshoboka, ukawuvaho. habe na Yesu nuko yawugiranye igihe gito ariko ibi iteka ryose wenda byari kumugora. None ukavuga ati kugumana n'uyu musaraba n'ubundi sinzoja mu ijuru kuko ikibazo cyawe kikabikiye niko ikibazo cyanze kangese uretse uwo nguwo ukaza n'undi mubana neza kandi mukumvikana mu mahoro mukazogerana mu ijuru sibyo zokoroha. Eske ni icyaha kugumana n'uwo wari ukugoye nico ciza cyangwa gusiga wari ukugoye ukaza n'undi mwiza nivyo byiza? Reka tubanze duhere ku itangiriro, sibyo? Nakunze ko wanabivuze neza ngo uzana umukobwa utazi. Nubundi ngo umwana utabwirwa yishe inyoni itaribwa. Wowe urifashe kandi ibyo bintu musigaye mubikora. Wambwiye ko wavuye Nairobi, iyo wavuye muri Amerika ho nari kongeraho n'ibindi. Umuntu arifashe atuye muri Amerika, atuye Nairobi, arashipinze, niko basigaye babyita. Urashipinze, uzanye umukobwa ngo baramukurangiye, ukoza amakosa 3 mu gikorwa kimwe. Icya mbere, uwo mukobwa ntumuzi, sivyo? Kuba ari umukobwa uzwi na so wanyu na nyoko wanyu ntabwo bivuga yuko azaza ahuye nawe. Hakiyongeraho iki, ndagira ngo iki kintu muzacyitondere. Kera abantu benshi baravuga ngo nuwo kwa bishop, ngo nanjye nduwo kwa pastori. Buriya kera byagiraga agaciro kubera iki? Bishop yabaga atuye hano, pastor atuye hano, n'umwana akajya yitwara neza kuko azi yuko papa ari hano hirya. Uyu muntu wamufashe umujyana Australia, nta so wanyu bayo, nta nyoko wanyu bayo, nta ndubayo, ageze yakwereka amabara yose y'umukororombye. Uharangiza ukavuga ngo narongo ikosa rya mbere wakoze warongoye umuntu utazi. Siko bimeze, ntuzi yavuye, ntuzi uko yabagaho, ntuzi n'ibyo yakoraga. Ndabarahira kuba ari uwo mu banyu ntabwo bivuga ko ari umunyamico myiza, ko ari muzima. Kandi genda bibabwira ndi umupastori nzi ibyo mvuga. Icya kabiri, ntiwasenze. Mubwije ukuri, Imana yaravuze ngo iminani n'imigabane muzabihabwa n'ababyeyi, umufasha ugukwiriye uzamuhabwa n'Uwiteka. Nufata umukobwa ukumva baramukweretse ukanamukunda, yewe no gushipinga ushatse washipinga, nge nta kibazo mfitemo. Ariko banza ubaze Imana ngo ariko iyi shipment wayihaye validation, washyizeho tick, wayemeye? Kandi niba utayemeye, cishamo towa, iyi relation izapfe ntarajya mu muriro utazima nkuko wawitaga, ntarajya ku musaraba. Ntiwabajije Imana, ntiwabajije umutima wawe, kuko nta mwanya wagize uretse kubona ifoto. Abantu musigaye mukondana ku mafoto, mbagirira impuhwe, sibyo? Icya gatatu, ntabwo wabajije abandi bantu uretse abo ngabo bakurangiye. Nzi neza yuko ubajije abantu bakuzi nawe bamuzi bashobora kuvuga ati ariko character zanyu ntabwo zizajyana, imiriri ibiri ntabwo iturana mu rugo. Icyo si ikibazo. Rero niwikorera ibintu byawe utashyizemo Imana bikaguhambukana. Jewe nanjye ndi muri abo ngabo bavuga ati fine, none se ko wubatse nabi bigahambuka, byahambutse. Jewe rero itorero mbamo, waradivorushije ntitwongera kugusezeranya. Biri muri protokole zacu, urongore, ntabwo tuzakubuza kuza gusenga ariko sinzongera kugusezeranya. Ibyo biri simple. Uretse ko nabyo ntabwo bikemuye ikibazo. Ikizakemura ikibazo nicyo nakubwiye. Mbere yuko wiyangaja, banza usubira inyuma ubaze Imana. Niba kandi waragezemo, ariko mbanze nkubaze umusore wabajije icyo kibazo. Ubundi iyo mugeze mu rugo iwanyu na mbere yuko umuriro waka,
mbere y'uko umugore ahinduka umusaraba, ubundi murakijijwe, ubundi wanyu mu rugo hari Imana ihaba. Erega abantu benshi baraza bakavuga ngo ibi n'ibi ngo ibi n'ibi, nkavuga banza ugenzure n'ibi by'Imana isaba, kuko niyo yaba akijijwe ari umwana mwiza, urugo rutarimo Imana Satani arugendamo adasabye visa. Birashoboka ko batashobora kuba bakishijwe, ariko uvuze umva rero nkubwire, nibajije ikindi, niba badakijijwe oya wikwiharira ijambo, niba badakijijwe hari ikosa tujya dukora. Iri jambo rigenga abana b'Imana, ntabwo rigenga abapagani. Cyenge numva abantu bavuga ibintu babona ko igiye byo murimo kuvuga. Abapagani babiri ntabwo bategekwa n'iri jambo, bategekwa n'amategeko ya leta. None mu itorero ryanyu uwo muntu iyo mutamusezeranije ariko akaza gusenga, mu mubara nk'umukirisitu cyangwa mu mubara nk'umupagani? Oya, reka ngusubize. Umupagani wihannye n'ubundi je nari nanabafite. None se umupagani wihannye, je hari umuntu nigeze kubwiriza ubuzima bwamucanze, yaradivorushije, ubuzima buramucanga, ndamubwiriza arakizwa pe, aramaramaza arakizwa, nza kumushyira mu mirimo. Abantu barambwira ati ariko washyize mu mirimo umuntu wadivorushije? Ndababwira ntoya, jewe uyu muntu kera akiri umupagani yaradivorushije, nyuma yo kudivorusa yarakijijwe. None se twese ntitwaje dufite ibyaha twakoze? We yakoze icyo kudivorusa, nanjye mfite ibindi nakoze mbere yo gukizwa. Ubwo yakijijwe, ibya kera mwe kubyibuka, sibyo? Yewe nkubwiza ukuri, ntumva ibyo ngibyo uvuga. Yewe nkubwiza ukuri, yaramaze kurongora, ndamufata nk'umupagani. Niyo mubwiriza agahagarara imbere y'iteraniro akavuga ati bene data, ubwo mu ndebo kera nkiri umupagani ntarakizwa, nirukanye umugore aragenda nishakira undi, ariko ubu ndakijijwe. Ese ko umuntu yihana ibyaha yakoze, kuki wamubarira ko icyaha kimugumaho kandi yarakihannye akababarirwa? Ariko ibyo ni teoloji yindi tuzajyamo na ba bishop n'abandi twakira ikibazo cya kabiri, tubishakire icyerekezo. We kwiharira ijambo, twageze hirya hariya. Murakoze. Nitwa Rimuhoza Desire, nturutse mu ntara y'Amajyaruguru, niyo mpagarariye mu itorero rya Foursquare. Nari mfite utubazo tubiri ariko nkaho ari kimwe. Icya mbere nuko numvise musa nkaho mugisubijeho, cyari kivuga ngo ese kubera iki abakristo dutangira kubaka nk'uko bisanzwe duhereye mu rukundo nk'uko rwo turimo twigaho. Nibaza nese kubera iki nyuma yo gukundana k'umugabo n'umugore bashakanye bari mu rugo babanye, nyuma hazamo divorce? Reka manze nsubize icyo ngicyo. Yego. Cyangwa niba icya kabiri gicomekeyemo kibaze nacyo. Icya kabiri nicyo kivuga gitya ngo ese ko byose bera mu rukundo, nkaba ngiye gushaka umukobwa cyangwa umukobwa agiye gushaka umuhungu, bagiye gushakana, muri rwa rukundo dushobora kubana, bishoboka ko dushobora kubana biri mu bushake bw'Imana cyangwa bitari mu bushake bw'Imana? Bishaka kuvuga ngo ese hari urugo ruriho rw'umugabo n'umugore bashobora kubana bitari mu bushake bw'Imana? cyumvikanye. We nagicometse ubwo nacyumvise, rikaba ari nacyo mperaho. Hari ibintu bisigaye bintera umujinya muri iyi minsi. Ni ukuri, umuntu aherutse kumpamagara arambwira ati abahanuzi bansenyeye urugo, mfite umugore tubyaranye 6, none abahanuzi bamwemeje ko ntari umugabo we, ngo kuko atari Imana yamugeneye. Ndamubwira nti hamagara ribu. Simple. Hamagara ribu idukiza abangizi na ba rushenyi rw'ingo. Umuntu arifata ugafata umugore umaranye imyaka ubyaye 6 abyarana n'umugabo utamucuze, utamukubise, utamuciye inyuma, ukamwemeza yuko atari umugabo we cyangwa atari umugore we, ngo ntibiri mu bushake bw'Imana. Come on. Ndongora waruri. Kuki utambujije ntarajyayo niba Imana yaragukoreshaga? Ntabwo ibyo bintu icyo reka mbigiretse. Noneho rero uti abantu barongoranye bakundana, bageze hagati birahambuka.
bo number one igihe iteka ryose y'abarokore babiri hari n'umuherutse kumbaza icyo kibazo ngo abarokore babiri bashobora kudivorce ndamubwira ntoya ntabwo abarokore babiri ba divorce ntibibaho hari mu muryango wacu w'abana b'Imana hari ibyo tudakora tugira indangagaciro tukagira na kirazira z'Imana eshatu mu muryango. Kirazira ya mbere iravuga ngo kurongorana kubahwe na bose kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho urubanza. Siko bimeze. Kirazira ya kabiri iravuga ngo muri Maraki ngo nanga batwikiriza urugomo umwambaro wabo. Icyo cyitwa domestic violence. Ishobora kuba muri forume nyinshi ihohotera mu rugo cyangwa mu muryango. Icya gatatu nanga divorce nayo ni muri Maraki. Ibyo bintu bitatu rero bitubwira ngo abantu bakundanye bagiye mu rugo, ariko urukundo ntabwo ari ikintu kiri automatique, ni nk'igiti, ni nk'umwana, ni ikintu gifite ubuzima. Hari umuririmbyi waririmbye ngo nta rukundo rutoha rutuhiwe. So abantu bagiye mu rugo, uraparika, wari umusore wigumira mu bigare byawe by'abasore, cyangwa wari umukobwa wigumira mu bigare byawe by'abagore, urugo rwawe rumera ibyatsi, rurasenyuka kuko hari ingeso mbi zigenda zizamuka. Hari abantu bakunda Imana kuruta uko bakunda ingo zabo. By the way, nta nubwo ari n'Imana baba bakunda urusengero. Umugabo yazanye n'umugore, nige wasabiye uwo mugabo, aramubwira ati uyu mugore wanjye nagira mufashe kumukosora kuko uri na pastori. Guhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru buri mugoroba bari ku rusengero. Dufite abana batoya kandi igihe wakazi nkora kansaba kuba ntari mu rugo imigoroba myinshi, simba ndi mu rugo kubera akazi nkora. Akazi yakoraga nari nkazi. Aba bana bacu bagiye kubingegera, mfite umugore wirirwa mu rusengero, nako ugorobereza mu rusengero buri munsi. Nabonese mada wagerageje ukagabanyamo ibintu bimwe, ukagira iminsi uboneka mu rugo, ukanataha kare. Arambwira ngo muvure pastor mubwire ngo twebwe ntabwo turabangirikani, turi itorero ry'umwuka. Muri itorero ry'umwuka, turi itorero ry'umwuka. Iyo uri pastori wanjye wari kubyumva. Yahamagaye umujyanama utari we. Nabwira ni madame, ngiye kuguhanurira ntahumirije. Uru rugo rwawe ruri marembera, ni rusenyuka ntuzagera ngo sinakubwiye. Hari abantu benshi rero ingo zisenyuka atari uko ari abantu babi, ahubwo ari uko ari injiji mu kubaka ingo. Ariko hari n'abantu basenya nanone wansigaye ni kubera kano gatuti kacu. Abapastori batigishije abakristo ko kubaka urugo rwiza ari intambwe ya mbere yo kuba umukristo mwiza no kubaka itorero ryiza. Umugabo yabwiye umugore twasenganaga hariya mu Giporoso, ari amasengesho twari dutangiye kujya dusenga amasengesho y'iminsi 40 namwe mujya muyasenga. Umugabo abwira umugore ati bwa buyobe niremera bwahaje, ati muhaye gasopo, ntazakubona wagiye muri buriya buyoba ntwane yazanye Remera, twe turabangirikanye. Ugiye kugorobereza iminsi 40 yose ugorobereza mu rusengero. Umugore araza arabimbwira, nawe nabizi mada, aho kugira ngo ugire urugo rubi wasenze 40. Genda ubwire umugabo wawe ngo Pastor Ntwane yambwiye ngo nambona muri 40 Remera azanca. Kuko aho kugira ngo ugire urugo rubi nahitamo gusengera kuri YouTube mu rugo, ariko ntugire urugo rubi. Umugore aragenda abibwira umugabo, yambwiye ati rwose witurize na pastor yagushyigikiye yanyirukanye. Ati yakwirukanye, ati yambwiye ngo aho kugira ngo ngire urugo rubi nasengera kuri YouTube mu rugo. Umugabo rero ambera umwana mwiza, yambwiye ngo niba Pastor Ntwane ari wowe wakubwiye gutyo, noneho nanjye ndahinduye, muhaye uruhusa uzagenda usenge 40, kuko urugo nirutangira gusenyuka nzamutumaho akumfasha. Hari igihe natwe twebwe abashumba, nshimira Imana ko muri kino gihe turimo kuzamura inyigisho zo kubaka ingo,
ariko ubundi ntabwo twakoze umurimo wacu neza ngo duhere ku kana k'agahungu kakiri hariya muri Sunday school twabwire ngo we peti ubwo wambara ikabutura buriya uzaba umugabo, kandi ubwo uzaba umugabo dore umugabo nyamugabo ukomera, utuntu dutoya tungana n'uko angana tugende tumubibamo izo mbuto, tubwire kano gakobwa ngo dore ubwo uri umukobwa uzavamo umugore, kandi umugore mwiza dore uko amera, buhoro buhoro ugenda ubazamura kugeza igihe bazajya kubaka urugo bazi ibyo dukora. Rero hano nyakubahwa Bishop, natwe dufite akazi kudevelopinga curriculum y'abubatsi ngo kuva muri Sunday school. By the way, ni ibintu nka bitatu twagombye gushyiramo bizagira n'umumaro igihugu. Ingo rwose zirasenyuka na leta irahangayitse, ariko umunsi tuzatangira kurema urubyiruko rwubaka ingo zidasenyuka bazamenya ko hari itandukaniro hagati y'abubaha Imana n'abatayubaha. Reka twumve ikindi kibazo. Murakoze. Microphone igezehe ikibazo cya gatatu. Mwakwegera bari hano tugeze uburyo bwacu twakubonye hirya turahagaruka tugeze hano. Nitwa Abdias wa Jambo, ngewe naturutse hano i Kigali, mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ndibaza niba numvisha kenshi byahereye mu muryango ku rukundo cyangwa se ko tubana n'abandi bantu bikaza bikajya mu rukundo, nkibaza ikibazo kuki Kristo yavuze ngo iryo tegeko ryo gukunda ndigize rishyashya, cyangwa se ngo ndabe itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, kandi n'ubundi ryari rihari. Kubera ko ubwo narebaga nkabona icyo utegeko ya Mose yavugaga ngo umuntu nakugirira gutya muzamugirire gutyo, bikubwira ngo wenda yaravugaga ngo umwiture icyo yakugiriye, ababwira ngo mukundane nk'uko nabakunze. Cya kabiri kugira ngo mbitwarire icyarimwe, ubwo nibazaga icya mbere impamvu yavuze ngo ndirishyashya kandi risanzwe wenda abantu basanzwe bakundana bene amategeko yari arimo mu itangiriro. Ikindi nicyo nibaza byose biva mu rukundo rw'Imana, cyangwa se urwo rukundo Imana dukunda ikibyinfluencinga ni iki? Ko ijambo ry'Imana rivuga ngo cyangwa se tubona abakozi b'Imana benshi mu rukundo rw'Imana bakaza bakajya kubaza Imana icyo bagomba gukora, ndetse katubwira Imana ngo ni mu nkunda nzaba muri mwe hanyuma namwe mube muri njyewe. None iyo umuntu ari mu rukundo n'Imana akenera wenda kanimbyishyireho ndi mu bintu runaka ndimo, cyangwa mfite viziyo runaka nagize itari viziyo mbi cyangwa se itari viziyo runaka. Ese kuki bibaho ko umuntu afata umwanzuro kandi ari mu rukundo rw'Imana akaba ari n'umuntu wenda spiritual father runaka, ni pastor n'undi muntu, cyangwa se katubivane kwa pastor tubigire ko umuntu ari umukristo agafata umwanzuro tukabona cyangwa se ukabona kutagenze neza, cyangwa se utabayeho, cyangwa se ukabona bibaye byo kwicuzwa. Hari ubwo kigera umuntu, hari igihe kigera umuntu akaba muri wenda mu bice bitatu, akaba ari mu rukundo rw'Imana, cyangwa se akaba ari muri uwo muntu we, muri we bwite, cyangwa se akaba ari mu yindi kamere ntazi ya Satani hariya muteje. Ubwo nkibaza ngo ni kamere eshatu ko umuntu noneho yari mu rukundo rw'Imana, kuko watubwiye mbere ngo ikiri mu muntu nicyo kimugira. Nimba ngiye numva mfite iyo spirit muri njye y'ubumana cyane ko Kristo yarabatuye muri njye kubera urukundo, kuki nkenera gukora ikintu nkajya kubaza Imana? Byaba ari uko wenda icyo kibazo ndi kwibaza, byaba ari uko wenda se wibitubura. Reka musubize. Icya mbere kuki Yesu yavuze ngo ni itegeko rishya. Kugeza ku gihe cya Yesu nta muntu wari warigeze apfira abantu, na Paulo byaramutangaje aravuga tumva jewe pe mbabwiza ukuri uru rukundo rwarandenze, tahara wenda umuntu yaharahara agapfira umunyangeso nziza, wenda umuntu yapfira umukiranutsi, atari kubona Imana idukunda tukiri abanyabyaha. Urwo rukundo uzitegereze muri Bibiliya, Yesu aravuga ngo mukunde n'abanzi banyu, sibyo? Urumva arimo arakosora, azanyemo element mukundane nk'uko n'abakunze, noneho standard ayishyize hejuru. Urukundo mberetse muri Yohana 15 aravuga ngo nta ukunda nk'umuntu utanga ubugingo bwe ku bw'inshuti ze. That's the kind of love. Ni bene urwo rukundo. Niyo mpamvu avuga ngo ibi ndimo kubabwira ni akantu gashya ntikigeze kubaho, sibyo? Hanyuma icya kabiri rero buriya hari ikintu mujye mwiyibagiza. Umwuka w'Imana aba muri jye, ariko na kamere ntiyigeze yimuka. Sinzi impamvu abantu batajya babona yuko muri twe habamo simukade ebyiri, niko njya mvuga. Simukade ebyiri,
telefone yanjye ibamo simukadi ya MTN na ya Tigo, kubera ko zajyaga zideranjanya, imwe nayikuye kuri APR, ntushobora kumpamagarira kuri Tigo ngo byitabe, cyakora iyo umpamagariye kuri WhatsApp bicamo kuko ziraderanjana. Rero natwe niko tumeze, hari igihe uhura n'ikibazo simukadi ya satani, kandi iyo yihuta vuba, simukadi ya satani igahita iguha igisubizo ikitaba. Umuntu agutunze urutoki, satani akagwita bakagutunga urutoki ugahita urukubita, Imana ikagweretse ururiya rutoki kubisa urwigi. Sinakubwiye ko mudakubita abatunze intoki mu basabira umugisha, ukabyibuka nyuma, sivyo? No mu zindi no mu yandi mahitamo yose tugira, kuki tugomba kubaza Imana ibintu bibiri. Icyambere nuko ya simukadi iracyarimo, nshobora gufata icyemezo kidahuye n'iki Imana yashakaga ko mfata, kubera ko kamere yanjye yo yishimiye kujya hariya. Reka nk'urugero rumwe, inshuro zose nahinduye akazi mu murimo w'Imana, nabaga mfite imirimo ibiri bangikanye, kandi utari uwo utari mu ivugabutumwa, ni kuvuga ngo ukora burya nta murimo utari uw'Imana ubaho, ni wowe wabaga urimo amafaranga menshi. Bwa mbere njya kuva mu bwarimu njya gukora muri GBI, byari bangikanye na direction ya ETI, English Teaching Institute, yo muri ambasade y'Abanyamerika. Ariko nkumva najya mu Banyamerika, hariyo kashi, hariyo imodoka, hariyo inzu, hariyo no kuzajya muri retirement muri Amerika, byose package yabagirimo. Hanyuma nasenga Imana igambwira ngo ariko gihe hariya niho mushaka, muri GBI hatagira na biro. Icyo gihe yatangiye nta na biro mfite, ubu nibura bafite biro, nta mushahara, nta biro. Namaze amezi 6 mpendahenda Yesu ngo ndeke nge hariya, hanyuma mufashe kubaka ibyahariya. Arambwira ati rega uri muratigiye, we nakubwiye ngo nyumvira ujye hariya, aho nakubwiye iby'amafaranga ubyihore, ntabwo ndi umukene. Urumva rero niki gituma tugomba kubaza Imana? Nuko rimwe na rimwe ibyo twibwira ko ari byo byiza kuri twe bishobora kuba ari nabyo byiza kuri twe, ariko si Imana igushaka. Uranyumva neza? Ntabwo umuhamagaro binavuga ko ariho hazaba hari amafaranga, ariko niho Imana izabigushaka. So cyo baza Imana aho ujya. Ikindi cya kabiri gituma tugomba kubaza Imana, Imana yaduhaye promise yuko izabana natwe. Nigeze kubwira Imana, ariko wangiriye neza ukanyorohereza, jewe sinshaka kukugora. Nindyama uzice uyugiye wa kera, niyuburure mbyuke rwose nakuze nsa na Yesu, byose wabitunganyije. Niba ari amasengesho y'icyumweru nzayakora. Kandi rambwira ngo niyo wakora nayo umwaka, ugomba gukura buhoro buhoro, kuko ndashaka umuntu tuvugana. Ntabwo nshaka imashini inkorera, ntabwo nshaka robo, ndashaka umuntu. Burya Imana ikunda ibiganiro, ikunda abantu bavugana, bayigisha inama. Nyikoreza urugendo rwawe nzarusohoza, ariko we kumera nk'indogobe bagomba kuzirika icyuma mu kanwa, nzakugira inama. Rero inama, Imana yishimira kutugira inama, yishimira kutwigisha, kandi uracyari muto. Nubyimenyereza uzabona ko bigeraho bikaryoha. Uzi kwicara ukabuzi, umuntu akakubwira ati ibi bintu Imana ni, ukavuga ati wari uzi ko mu mwanya twahoze tuganira hari ibintu yambwiye. Niba hari ikintu kizaguhesha assurance, kizaguhesha imbaraga n'icyizere, nuko ugenda ukora iby'Imana yavuze kuruta gukora iby'ubwenge bwakubwiye. Reka twumve ikintu cyose. Reka twakire pasiteri. Murakoze. Nitwa Aloys, umushumba w'itorero rya Fosco Ikabuga. Ikibazo cyanjye ni hariya muri Matayo 19 ku murongo wa 19, havuga ngo ukunde mugenzi wawe kuko bikunda. Ijambo Yesu yabwiraga wa musore. Yego. Iyi shusho y'umuntu gukunda umuntu nkuko yikunda, uhagaze ureba utwo nikundaho kugira ngo mbashe gukunda mu rugo rwego mugenzi wanjye. Iyo shusho ndashaka kugira ngo wenda usobanure iyo shusho, kubera ko ahananiza umwanya tumaze turimo tuvuga ku mugabo n'umugore,
urukundo rwabo ukunda rugera rugakora divorce ku bantu ho bicuriki ku bantu n'abandi kugira ngo ukore divorce n'abantu kubanga no kutabakunda urumva bingana gute? Rero ndashaka kumenya iyo shusho Yesu azatubwira ngo ariko ubundi birashoboka. Nicyo kibazo nibaza. Ahubwo wewe wabipfobeje. Hari uwabajije ikibazo ngo kuki yavuze ngo mbahaye itegeko rishya. Uriya murongo yawukuye mu mategeko ya Mose. Uwa Yesu itegeko rishya azamura standard. Aravuga ngo ya nukunda mugenzi wawe nkuko wikunda ahubwo noneho umukunde nkuko nabakunze. Bivuga ngo ngiye gukunda ku buryo nshobora gutanga ubugingo bwanjye kubw'uyu muntu. Rero nubigarura mu rugo, nigeze kubivugaho sinzi niba wankurikiye. Nubigarura mu rugo cyangwa n'ahandi no mu kazi. Ariko ikintu gishimishije muri no minsi n'isi itangiye kubizamura. Ubu ngubu ngewe nigisha leadership mu mashuri amwe namwe. Ubu ikintu kigezweho ni ikintu bita value based leadership. Ubuyobozi aho patro akunda abakozi kuruta uko abategeka. Kandi ntabwo ari ikintu gishya kubera ko n'abantu bakera ubwo nyine abantu batangiye gusubira inyuma baravuga ati ariko ni gute twakora leadership ifite imbaraga. Batangira kuzana icyo kintu bita ngo ni ethical leadership, value based leadership, ubuyobozi mbese bufite umutima bukunda abakozi kuruta uko bukunda akazi. None kuko abakozi babakunze bakagukorera cyane nk'abana bakorera umubyeyi. Mu rugo ho rero Yesu akarenza akavuga ngo ya ni mukunda ni nkuko nabakunze. Ukabaza ngo se byashoboka? Uri rero abakristo baranshimisha. Akakubwira ngo ibyo bintu ntibyashoboka. Ubwo Imana yabivuze n'ubundi ntabwo yabibwiraga abamarayika, yabibwiraga abantu. Ubwo yabibwiye abantu bizashoboka. Ahubwo ugomba kwibaza ngo ariko bishoboka bite? Inzira eshatu. Inzira ya mbere Yesu yaravuze ngo umuntu nashaka ko umwigishwa wanjye aterura umusaraba we ankurikire. Bivuga ngo urabanza ubambe ikintu cyitwa ge. Ayi kuko ubundi tuba dutumbye tureza agatuza. Hari umumisiyoneri witwaga Joe Church muri bari Imana yakoresheje cyane muri revival. Uzasoma igitabo cye cyitwa Quest for the Highest azabona udukarita tubiri yajyaga akunda gukoresha. Agakarita ka mbere kari gashushanye, yari umwongereza, kari gashushanyeho i nkuru I. Donc bivuga ngo jewe gegege Rutayisira Ntwane mwene kanaka. Nari ngiye kongeraho nibisekuru byanjye genze kubitondagura ariko si ngoma. Donc ugasanga umuntu yareza agatuza ntavugirwamo. Noneho Joe Church akavuga ngo ubundi iyo umuntu akiri umupagani abahagaze yemye I. Ariko ngo iyo Yesu atangiye kuza muri wowe uragonda. Ahari ya I kigonda ikavamo si hakajyamo Christ. Rero ikintu cya mbere kizadushoboza ni ukugenda dupfa Yesu akagwira agakurira muri twe. Icyo ni icya mbere. Azakurira muri twe gute? Biranahuye biranafatanye. Uko jewe kamere yanjye igenda itakaza imbaraga ndayisimbuza imbuto z'umwuka. Arizo rukundo, ariyo mahoro, ari ibyishimo, kwihangana, ingeso nziza, kugwa neza, kwirinda, gukiranuka ku buryo mbigira umuco w'ubuzima bwanjye. Icyo gihe iyo twinjiye muri iyo mikorere n'iyo mitekerereze, donc mbaye umuntu ugambiriye gusa na Yesu, ngambiriye kuba umuntu uyoborwa n'umwuka. Icya gatatu ngambiriye kugenda ukwira ijambo rivuga. Jewe nshimira Imana ko jewe nakijwe nsomira ijambo. Ubundi nari umwirasi kabombo. Abarokore barambwirizaga ngana ibintu byanyu by'abaswa nta. Ariko nza gusoma Bibiliya kugira ngo niyemeze gukizwa. Nihaye amezi 6 yo kuba nyisomye gatatu. Kandi no muri university ibintu nigishaga byari ibintu nyine bya critique littéraire. Mfatikaye n'ikaramu na Bibiliya yanjye amezi 6 nyisoma gatatu nshakamo ibintu by'ibanze
ntagiye kubabwira hano ko siyo nyigisho. Mfata icyemezo, ndibuka ibaruwa ya mbere nandikiye abasore twajyaga tugendana, nababwiye ngo ngiye kubaho uko Bibiliya ivuga. Ibyo yita byiza nzabyita byiza, ibyo yita bibi mbyite bibi. N'uno munsi niko mbaho. Maze imyaka 44 ngizwa. Ubundi nihaye principe ko buri mwaka ngomba kurangiza Bibiliya nibura inshuro imwe. Urero kubera ko ni mu kiruhuko kizabukuru nabigize kabiri. Nimbona bimaze gufata bikaba umuco nzongera nge noneho nkore gatatu. Hanyuma hasigaye mumbone nyine amaraso yanjye yarabaye bibline yonyine, ibitekerezo byanjye ari bibline nuko. Mumfashe tumushimire, mumfashe rwose dushimire Imana yakuduhaye mu gihe nk'iki kugira ngo ukomeze gufasha imitima yacu. Cyakomeje hari ikindi kibazo cyangwa barangije? Nta kindi kibazo barangije. Kirahari kimwe gusa. Reka tuguhe ubwo muraharirana. Reka mbanze none namutanze. Muraharirana. Oya niba ari benshi reka nkwereke ko. Oya ni kimwe gusa. Isaha yageze. Nari nabajije. Good. Reka twumve utari wabajije. Murakoze. Hirya hariya uru ruhande rwarenganye. Murakoze. Nitwa David Munyangabe, ndabaza ikibazo kimwe. Mu rukundo harimo kubabarirana cyane. Ndashaka kubaza ngo ni gute wababarira umuntu ukibabaza amarangamutima yawe kandi ubona nta na gahunda yo gusaba imbabazi, nta niyo kurekera, cyane cyane igihe hakurusha n'imyaka. Murakoze. Twari dufite byari biri no mu byo turi bwigiye umugoroba, ariko reka musubize kuko kibarije nk'ikibazo. Reka mbaze nkubwire inyungu ibamo. Ubundi buriya kubabarira ntabwo ubabarira ari ubifitemo inyungu. Ubabarira niwe wunguka. Uti kubera iki? Iyo ufite umuntu wakubabaje, niyo yaba atakubabaje cyane akakwita imbwa, ko hari igihe nyambwira ubundi umuntu akwisa imbwa, kuki icyo gitutsi mu kigira kinini? Umuntu yakurebye akwita imbwa. Hari umuntu wabwiye Yesu aramubwira ati se urabona neza? Ati ndabona abantu bameze nk'ibiti. Kuki umuntu kwisa imbwa utavuga utari ko n'umuntu agomba kuba areba nabi? Arabona umuntu w'umugabo nkanjye akanyita imbwa. Rero reka nkubwire, umuntu akwita imbwa mu gitondo ukirirwa uri imbwa, ukageza nimugoroba ugitekereza ukuntu yakwisa imbwa, wajya no kurya bikanga kubera ko yakwisa imbwa, wajya kuryama wakwicura ugasanga ukiri imbwa, imbwa ikaba imbwa. None wese akakubwira ati ariko aho kugira ngo ubwo bubabare bukwizingireho bundekurire, uriya muntu mubabarire, kuko icyo kintu iyo ugikoze kandi ukagikora ugikuye ku mutima nk'ubwije ukuri, akakubwira ati kandi Satani nakomeza kukigarura umusabira umugisha. Nabonye ikintu kivura biriya bintu. Burya Satani ni umugome, arabizana, yabona uko abizanye utangiye gusenga umusabira umugisha, akavuga ati ni muri cyo uriya muntu yaducitse. Uko tubizanye asaba umugisha. Kandi buryo uko dusenga Satani waba yitegereza. Sinzi ukuntu asoma mu mwuka ibyo turimo gukora, ariko icyo nzi ni kimwe: iyo utangiye gusabira umugisha bagukomerekeje, gukira kwawe kurihuta. Ni ibintu nakoze ngewe ubwanjye, ni ibintu nakoresheje abantu kenshi. Rero n'uwo muntu Petero yigeze kubaza Yesu, aramubwira ati se mbwiza ukuri koko, umuntu nankomeretse nzamubarire 7? Aramubwira ati 7 gusa, uzagire 77. Nkubwije ukuri, nubabarira umuntu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ukazageza kuri 500, bizaba bimaze kuba umuco, nta nubwo uzaba ukibyibuka, uzaba warahindutse umunyembabazi zihoraho. Uwo muntu rero ukomeretsa, yaba kurusha imyaka waba uyimurusha, mubabarire, wikomereza ubuzima. Nurangiza uvuga ati rega uriya niko yabaye, ati arakomeretsa gusa, ni rwararikamirambo rwamutababarira. Hari abantu bameze batyo, aho anyuze hose agomba kuhasiga inkomere, nawe ukaba victim. Rero uzica byo uvuga uti ngewe ntawe uzangira victim. Rero rwose murambibwira abantu, navukiye hano nkurira hano, ibyo mvuga mbifitiye ibihamya, ntabwo ushobora kungira victim. Uraza nuntuka mbihereze Yesu, nunyicira ibintu mbihereze Yesu.
nunyicira amahirwe nk'uko bamwe bajya bavuga ngo yanyiciye amahirwe yanjye ntabwo wowe ushobora kuyica, wicaye iburyo Yesu akampa ibumoso. haleluya haleluya. Rero imbabazi zacu nicyo nendaga kuganishaho, ziva mu gusobanukirwa neza k'umwanzi wawe nta kontrole na nkeya afite ku buzima bwawe rwose. Nk'umuntu wavukiye ino nkakurira, njya mbwira abantu nkavuga nti kuba ndiho si uko habuze abashaka kompfa, kuba ntarapfuye si uko babuze uburyo bwo kunyica, nuko Imana itashatse kumva. Amen. Umunsi nzapfa uzamenye ko ari Imana yampamagaye, ntabwo ari umwana w'umuntu uzaba wanyishe, niyo yabigambirira, kuko hari benshi babigambiriye ntibyakunda, ariko ubu babigambiriye bigakunda, ni Imana yabimpamagaye ko buri muntu wese agira ikizamukura ku isi, nanjye ndimo. Ayo mashyi muyongere cyane rwose, muyongere cyane rwose. Ubabarira abanzi bawe, basabira umugisha ko ntacyo bazagutwara, nabo bagukomeretsa cyane cyane. Rero burya igikomere kiryana cyane ni icy'abantu bakwegereye, inshuti, abavandimwe, ababyeyi. Hari ahantu Dawidi yavuze ngo yaba ari n'undi wabinkoreye, ngo inshuti yanjye magara twajyaga dusangira ngo ubonye ngo wari inkorera ibi ngibi. Igikomere cy'inshuti kirakomera cyane.